n'igihe uzategereza. Nawe bambwira ngo wanditse ibaruwa ukanarura uyimenyesha umuntu ko umuhaye ibaruwa, rega niyo barishobora kumugeraho itinze. Noneho iyo baruwa ku itariki 19 murayanditse, uyoheje usabye ko ku itariki 20 umuntu azaza itaba ubutabera ko M23 imaterwa inkunga na Kabila. Ibyo bimenyetso babikurahe ko no mu gihe cya Kabila ko M23 yari ihari, yayiteraga inkunga kandi ayoboye n'igihugu ku ngoma ya Felix Tshisekedi Tshilombo. Abakongomani ibibazo bafite, ibintu byose yemereye abene igihugu. Joseph Kabila niwe watumaga ibyo byose bitagerwaho. Manda ya mbere yatambutse yayobowe na Felix Tshisekedi ingana n'imyaka 5, yarayiyoboye yemereye abaturage ibyo agomba kubagezaho, ariko ntabwo yigeze abibagezwa. Ikaze bakunzi bacu ba Schedule Official, wowe dukurikiye aho hereye hose turagusuhuje. Ufite ibibazo bitandukanye, Imana irazakomeza kunganira kandi kube hafi. Icyo bigusaba gusa no kwishimira, waba bimeze nabi waba bimeze neza, shima Imana kuko byose birashoboka. Ushobora kuba utameze neza uyu munsi, ariko ejo wamera neza. Iby'Imana n'ubufindo, nta yindi mibare iba mu by'Imana, ni ugukora gusa ugategereza agusubiza. Turabashimiye. Tugiye kuganira ku kibazo kirimo kirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongera twagarutse, Kabila amaze iminsi ari mu bantu basa nkaho batamerewe neza, bamwe baratakwa cyane n'ubuyobozi bwa Kongo. Ariko tugiye kubigaruka iki kintu tuganiraho ko gigiye byankoze ku mutima kugeza aho numva ntari kwihangana kuza kuri mikoro hagira ikintu mvuga. Uyu Joseph Kabila Kabange ni umuperezida umaze igihe ari umuperezida wayoboye imyaka 19 mu miyoborere ye, kandi ni umuperezida waranzwe no kuvugwa cyane, ariko nanone we akaba ari wa muntu utazumva muri media cyane avuga cyane, wa muntu ubaho utuje ucecetse. Ibyinshi ababibona ariko akabirebesha amaso akabona ntacyo yabihindura, niyo mpamvu ahitamo kujya gutya agaceceka. Nk'ubu ejo bundi yashatse kuza muri Kivu ya ruguru, Museveni aramwangira, perezida wa Uganda aramwangira. Ariko ni ibintu byavuzwe muri media, buriya muri politike habamo ibintu byinshi, nta n'ubwo wanamenya n'ibyo ari byo, nta n'ubwo wanamenya ngo yaraje cyangwa ntiyanaje. Politike ibamo ibintu byinshi. Tugeze kuri hari ibaruwa none kuri urukiko wandikiye Joseph Kabila ku itariki 19 mutegeka ku itariki 20 bagomba kuba yitabye urukiko. Nawe ubu iki kintu umuntu akwandikiye ku itariki 19, wenda ibaruwa ishobora no kugeraho ku itariki 20, agusaba ku itariki 20 kuba ugeze imbere y'urukiko. Ikintu cyumva ibyo itambura ko muri Kongo ibintu byabo ndetse nk'aho automatique, nta Kongo ntifite umuyobozi pe. Ubundi iyo utumije umuntu cyangwa se muhari ibaruwa imutumiza kuburana, urayimwandikira ukagira n'umwanya kuko umubwira ati ntugomba kurenza itariki itaraza kwitaba urukiko cyangwa se kwitaba parike. Ariko ukagira umwanya wo kuyandika n'igihe uzategereza. Nawe bambwira ngo wanditse ibaruwa ukanarura uyimenyesha umuntu ko umuhaye ibaruwa, rega niyo barishobora kumugeraho itinze. Noneho iyo baruwa ku itariki 19 murayanditse, uyoheje usabye ko ku itariki 20 umuntu azaza itaba ubutabera. Ibintu ntabwo bishoboka kuko niba wanditse ibaruwa, niba uragerageza ushyiremo iminsi 5 cyangwa se 3 cyangwa se 2, nawe wanditse ibaruwa mu minsi nta n'iminsi 2, uwo muntu koko byashobora kuba ashobora kuba ari no hanze y'igihugu.
ushobora no kuba ari kure y'igihugu, bikaba ngombwa ko aho ibara rizamugera azajya n'umwanya wo kwitegura kuza kwitaba icyo tukiveho. Turebye muri Congo bamaze kwemeza ko urukiko rwa Congo ko M23 inaterwa inkunga na Kabila. Ibyo bimenyetso babikurahe ko no mu gihe cya Kabila ko M23 yari ihari yiteraga inkunga kandi ayoboye n'igihugu. Icyo ni kimwe. Tugaruke hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ese ibibazo byose birabera muri Congo kugeza ubu ku ngoma ya Felix Tshisekedi Tshilombo, abakongomani ibibazo bafite, ibintu byose yemereye abene igihugu. Joseph Kabila niwe watumaga ibyo byose bitagerwaho. Manda ya mbere yatambutse yayobowe na Felix Tshisekedi ingana n'imyaka 5, yarayiyoboye yemereye abaturage ibyo agomba kubagezaho, ariko ntabwo yigeze abibagezaho. Ese impamvu batabigezeho ni uko yari Kabila cyangwa nuko ari umurongo Congo yihaye udashoboka? Reka tubiveho. Ese Moise Katumbi n'abandi bari muri guverinoma batumvikana na systeme iriho muri Congo, iyo yose ni Kabila wayiteje ikibazo kugira ngo ihungabane ku kigero kingana gutyo? Yego na Kabila nawe hari amakosa yakoze nayo, ariko ntibishyiraho ko Congo impamvu yabuze amahoro cyangwa yabuze umutekano ari Kabila uri inyuma ya byose. Na mbere ya Kabila atarayobora, na mbere ye na se wa Kabila Desire Kabila, Congo hari ibibazo byinshi yari ifite. Ibi bintu mbivuga iyo tureba realite, niyo mpamvu ugiye mbabanje kubaha realite kugira ngo twinjira mu kiganiro. Babandi batanga comment bagendeye ku byo bumva cyangwa se n'ibyo babona, ariko twataka umuntu tumutuke. Hari umuntu yizeye kunuka muri comment, ariko nandamushimira rero nta kibazo, ariko kiruta byose no kureba realite, tukareba ikibazo kiri muri Congo, kandi twanatekereza n'ukuntu twashaka igisubizo. Ko burya ibiganiro bidatanga igisubizo nabyo hari bisanga ari ibiganiro babiraho. Congo ifite ikibazo gikomeye cy'ubukungu. Congo iyo urebye yo no Burundi biri mu bihugu bya nyuma muri hano ku isi, mu bihugu bya bifite ubukene, twongera no muri bihugu biri muri aka karere tuherereyemo. Tugiye kubanza twigarukira hano kuri Felix Tshisekedi, turebe ibintu byose, kandi ibi bintu Felix Tshisekedi aba yariko ibintu ashyizemo imbaraga byatuma Congo ibagira amahoro. Felix Tshisekedi yagiye yirukanka mu bintu byinshi bitari ngombwa. Ajya mu Bushinwa azana CH4 harimo n'amadrone, ajya muri Belgique azana za drone, ajya muri Romania azana abacanshuro, ajya muri South Africa abacanshuro, muri SADC yose amanuka, yikoze Burundi azana abacanshuro. Ariko ibi bintu nta kintu byafasha igihugu mu by'ukuri. Congo ifite ibibazo byinshi birenze kuba yajya gushaka igisubizo hanze yacyo, kuko Congo igisubizo cyacu kigomba kubonekera muri Congo nyirizina. Congo ifite ibintu byose, ifite ibisubizo byose ariko ntabwo ashaka gukoresha ibyo bisubizo. Ubundi nka Perezida Tshisekedi yakaba yicarana n'abantu batavuga rumwe muri Congo. Wari tureke mu Ventura yo ni ikintu ndi bugarukaho nyuma. N'abandi yicarana n'aba Moise Katumbi, anze bicarane hasi bakore alliance. N'amashyaka yose n'ibyo, ariko bakore alliance. Bamara guhuza baganire bashakire igisubizo Congo kugeza n'ubu nta mihanda ifite. Kugeza ubu Congo nta kintu na kimwe gifavoriza abaturage bari inyuma ya Kinshasa iterambere. Kuko Congo iyo urebye ahantu iherereye muri zone nziza,
Kongo ifite ubutaka bwiza, Kongo ifite ibintu byinshi byakatumye isambuka igatera imbere, ariko abantu ntabwo bayoboye Kongo ntabwo bashaka kubikoresha ngo bizamure Kongo, ahubwo bajya kubitwara mu buryo budahwitse. Nk'ubu yagiye gusinyana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zicukure amabuye y'agaciro, mu gihe yacurwaga n'Abashinwa bafitanye imikoranire ariko irimo ruswa. Reka tubyite ruswa, ariko impamvu ikoreshwamo ruswa ni uko sisitemu Ubushinwa yarasanga muri Kongo niyo yagendeyeho, ko bashobora ukuntu bateye, niba abantu uko basanze igihugu imiterere yacyo niyo bagenderaho. Niba basanze murya ruswa ari byo sisiteme, kandi nabo bakabona bayigenderamo bakabona abacuruza baragendana nayo. Niba musanze mwarubatse igihugu ukacyubakira ku misoro no kutarya ruswa, ni uko bari bugendane nabo. Niba ari igihugu asanze gifite politike runaka bubatse mu buryo bwabo, aragenda muri uwo murongo. Bivuze ngo rero Amerika kuba yarazanye ijye gusinyana n'amasezerano n'Ubushinwa, bagasinyana Amerika igiye gusinyana amasezerano na Kongo mu buryo bw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, nayo nta kintu bizafasha Kongomani mu gihe Kongo idashyizeho platform, urubuga rw'uburyo ibintu bigomba gucuruzwa muri amabuye y'agaciro, bakayacuruza ariko bakanabihuza n'uburyo igihugu cyabo cyazamura ubukungu. Iyo babikora gutyo, bakacukura amabuye y'agaciro bakajya bayatwara gutyo, Amerika izabikora kandi ntabwo izigera ihomba Abakongomani no guhora mu ntambara, kuko bazasanga sisiteme nta itandukaniro. Imyaka 15 bagiye gusinyana, iba atayisinyanyamo ngo bajye ikintu kizima bazakora kibazamura, bizashinduka n'ubundi sisiteme iguma ari yayindi. Perezida ujeho aze yirebaho, undi mu perezida ujeho aze yirebaho, ariko adajya mu deep wamenye ikibazo Kongo ifite anagikemura. Ubwo nta kuntu bambwira ngo Kongo tugeze mu mwaka 2025 atari igihugu gifite ibikorwa remezo nk'imihanda, cyane cyane nk'imihanda. Kongo ifite miliyoni zirenga 90, hafi 100 zirenga z'abaturage. Ntabwo bambwira ngo abaturage bangana gutyo bahahirana bate? Se bakoresha indege n'amato gusa? Imihanda buriya nicyo kintu cya mbere gihendutse kandi gifashe cyorohereza abantu guhahirana. Ibindi byose wakora byose nta mumaro. Wazana indege yegaba ku maso, ntabwo uzatega indege, kandi banatega indege bajya guhahira mu bindi bice bizabahenda kurushaho. Ko ntabwo uzaba wahinze umuceri cyangwa se guhinge ibirayi ubyuriza indege, byakabyurira ikamyo, kuko indege transport y'indege irahenze kurusha transport y'imodoka. Cyambere bakabashyira imbere ni ukubaka imihanda. Nibura vuba atayemo bakaba basinyana amasezerano agira ati yo gusinyana na Amerika amabuye y'agaciro bazacuruza azafashe wenda mu bikorwa remezo, uko nyuma kujyana imikoranire nabo Abashinwa ntibongeye kwitandukanya nabo. Bakavuga ati Abashinwa amabuye y'agaciro nabo tubahe bacukure, ariko bavuga ati ibi bintu bagira ukuntu ya separating. Bamwe bavuga ati amabuye y'agaciro yo gucuruza na Amerika azaza yubaka ibikorwa remezo, amabuye y'agaciro yo gucuruza n'Abashinwa azaza wenda hembe abayobozi muri guverinoma. Bigira umurongo bigira, bakaba separating, ariko bose ntibakore kuri iryo soko ry'ubucuruzi, uko n'ubundi babakuraho bose usanga ni igihombo. Kandi nanone bigiye guhanganira muri ya mabuye Abashinwa bazabatwara mu buntu, bifashishe abacanshuro, guheza mu bacanshuro baza gucukura amabuye y'agaciro mu izina y'abacanshuro ariko bari mu nyungu z'Abashinwa. Niyo mpamvu Tshisekedi ibintu byose akora abikora mu buryo bwo kwerekana ko ari igihugu kirenze cyane, ariko buri gihugu kirenze ni igihugu cyumvikana gitekereza n'iterambere ryo kuba hazaza hakongo hagomba kubaho. Naho bya tugarutse kuri Kabila mbona asa nkaho barimo barashaka ikibazo cyaho ikibazo kitari ngombwa, bakaba batekereza ku gisubizo bakamenya n'uko uburyo bagishaka. Ntekereza ko Kabila bari bamuhaye ko aba umusenateri w'ubuzima bwose,
uri ku mwanya udahindagurika, ariko nanone kuba senateri w'igihugu kidafite umurongo bimaze, akabona igihugu gisenyuka areba nabyo ntacyo byaba bimaze. Niyo mpamvu uvuga ko ibi bintu Tshisekedi abaye intwari yakabaye akareba kuri kote yatuma igihugu cye kizamuka kikazamura n'ubukungu, atakomeje kwitwaza impamvu z'abandi bantu atari ngombwa. Ko Kabila namureke, umuntu umwe ntabwo azazengereza igihugu cyose. We nibakora ibyo bagomba gukora bareke ibisigaye, hanyuma barebe ko Kongo itabanje ku murongo. Kandi reka mbabwire, burya reka uri mu rugo ufite umuryango akaguha umwanya ukomeye ariko urugo rukaba rutameze neza, ntacyo byaba bimaze. Rero tuvugisha ukuri, tutange reality y'ibintu biriho. Muri Kongo ikibazo si Kabila, ikibazo ni Tshisekedi na systeme ye bayoboramo. Kumva ngo ndabasenateri ukanime mu mushahara uhoraho ariko nta mutekano muri Kongo uhari, nta cyerekezo. Nose mu misazire ye urubyiruko uko Kongo imaze kujya muri miliyoni hafi 100 z'abaturage. Ese bateganya ko mu myaka 10 iri imbere hazaba hamaze kwiyongera abaturage bangahe? Abafashe indangamuntu yiyongera imyaka 10. Niba urubyiruko ruvuka buri munsi ntabwo miliyoni zashiduka ari muri 300. Kongo ntitekereza ikintu cyazamura ubukungu bwabo mu baturage no mu bikorwa remezo. Kandi uko abaturage biyongera nako hakenerwa ibikorwa remezo byinshi, amavuriro, amashuri, imihanda nayo irushaho kwaguka kuko abakora transport bariyongera, abahahirana bariyongera. Kandi iki cya kabiri wenda icyo reka turekeraho, ibi tuzabiganiraho ubutaha. Tuzagana kuri kote y'ubuhahirane bwo mu karere, ikiganiro kizakurikira iki. Turabashimira mu gihe byiza, naho ubutaha. Ciao. Utarakora subscribe nyaboneka ureba hasi ukore subscribe, comment, like, share ni ingenzi. Kandi niba ushaka ko tuzatwongera n'ikiganiro kikisumbura kuri iki nabyo mwazabitubwira muri comment kugira ngo turebe icyo twakongera, cyangwa se niba ari cyane kirekire tukagabanya. Uruhare n'urwanyu. Turabashimira mu gihe byiza, naho ubutaha.